yurira hejuru ufite imbaraga yo guhindura koko ukaba ujyanye sheri wawe rwose nk'uko mubizi rero iyi ni Chenizo TV tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye tukabagezaho inkuru z'abasitari batandukanye mu buryo runaka. Ubu ngubu rero uyu munsi twabahitiyemo kubagezaho inkuru y'umugabo bita Tom yakundanye n'umudiyasipora bita Liza. Tumaze igihe tumenya amakuru yabo ko bahuye ageze n'ahangaha mu Rwanda bajya no mu rukundo. Ese baba bakirurimo? Rero tugiye kubatembereza aho ngaho kwa Liza turebe niba koko Tom akiri mu rukundo na Liza w'umudiyasipora cyangwa se niba wenda baruvuyemo byajya akanya gatoya. Ese yamunenga ubugufi? Ese undi yanenga undi bunini? Ese banengana iki? Mu nkurikiye rero turebe kameramani tugende kwa Liza turebe byari byo niba Tom akiri kumwe na Liza. Turabagezaho amakuru 5 kuri 5 ntukuyeho kamera gusa nkurikira tugende. Kameramani nkurikira turebe ibya Liza n'uriya musore bakundana tubaha amakuru 5 kuri 5 kandi amakuru yizewe twe twigerera kuri teri tukabagezaho ibintu bya nyabyo live ku mugaragaro. Kameramani no tugende turebe turebe kusanga kona Hema bana hasi bagiye hera wasanga tubahuzera Hema bana aha nkuko mumenyereye yuko Chenizo TV bagize ibiganiro bitandukanye nuko tuje kwa Liza na Tom kugira ngo turebe igihe bamaze mu rukundo uko naba bakirurimo. Reka rero tubaganirize. Muraho Liza? Muraho. Tuvuga rwose imvugisho kabyara. Nuko tuvugisha kabyara. Tuvugisha. Basa kandi gato bago kabyara. N'abari tuvugisha kandi gato cyane. Mwese turare wageze kana ntukuyeho kamera ngira ngo mbabarira nyakubahwa Liza. Tumenyere yuko ubushize Chenizo TV bagejeje ibiganiro abaturage byawe na Tom. Nagira ngo udufashe tubwire make mu rukundo cyangwa tubwire akanya gato cyane basi tubwire se hawe koko uraza imbere y'umuntu nifite umurwayi nawe kuvuga ngo iki dufashe utusobanurire basobanurire kiza reka ngusobanurire neza kugira ngo banze wumve icyo kubijyanye. Njye nitwa Kindi Giti ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru bita Chenizo TV kuko rero duheruka ahangaha turimo dushaka inkuru yawe uvuye muri Canada uje kurura uyu musore inanga mu Rwanda. Twasize ahangaha muri rukundo cyane ntituje rero kureba yuko mu kintu rukundo bya nyabyo twemerere uduhe ikiganiro gitoya kitarambiranye ubundi abo umeze nk'urwaye mujye mwari mugiye. None se nyine nyungu ubona ko umuntu arwaye basibona ko muzi ko ariko dufashe tubwire urukundo rwanyu rumeze gute na Tom? Bumeze neza. Sikiri Tom se kuva kiranye wabo muri Canada n'ubu ngubu wese umusheri wawe muracyari kumwe cyangwa hari ibindi bitegereza? Wambabariye kuko ufite stress zanjye sibyo barumvube mfasha gatoya Liza nkuko wavuye muri Canada ukaza uje kureba ikinyamakuru cya Chenizo TV ukiguhuze na Tom. Nanjye sinkura ahandi hantu kure icyo kinyamakuru nkorera kamwereke ikarita yanjye y'abanyamakuru kure ni ikarita yanjye muri Chenizo TV. Niyo mpamvu nagira ngo mbabarire uduhe umwanya tuganire kuko abantu ku kiganiro cyawe ubushike bose na n'ubwo baracyabaza bati Sikiri Tom na Liza urukundo rwabo rugeze hehe kuva yava muri Canada? Baro dusobanurire urukundo rwawe na Tom rumeze gute biteye gute bwa dukurikiye. Urukundo rwacu rumeze neza. N'umugabo wanjye ntabakirishije wawe. N'umugabo wawe ntabakirishije wawe. Rero ndumva usa amakuru ashaka gasa. Ariko mugira nyine none se mugiye kubana ahangaha cyangwa uzamujyana muri Canada aho ko tuzi kuri umujyi? Akazi kajya nakimuye singomba kuzasubira kubera nzahaguma. Bivuge ngo wimuye akazi muri Canada uza kwina ahangaha mu Rwanda kubera Sikiri Tom. Sikiri Tom ni umuntu wamenye mu buryo bw'imwe maze nkubaze wowe kabyara.
sheri wenda arwaye imbaraga wanditse kubaza nka umuryango urabizi ko sheri ndarwaye urebye ntabwo waba ari twesama gato wajya gukora inzira koko isekere Tom nyina nawe mubaza ngo tuno burwaye hasi kasenda sekere icyo ubuzima bwanze oya gusobanura uko byara gatoya isekere Tom karaga iki kinyamakuru turi gukorera ni bakita Television TV tujana kugira ngo tumenye amakuru yawe na sheri wawe ariko ambwiye neza ko utakiri sheri we ahubwo amaze kuba umugabo ibyo rero wowe wabifashe gute ukimara kuba wabuze kuza kumbaza ndi muzima dore ubuzima bwanze ihangane n'umuntu urakira bari bukazara kanakize ko ihangane rwose n'umuntu urakira ariko mubarimo dusobanurire aziki yakubwiye ntabwo wabyemeye ariko nawe ku giti cyawe ngenerwa mu mpamakuru ya nyayo okay ntabwo tugira bya shushushe n'ubu ari mu rugo ubwo nabaye umugabo ntabwo ni umusore ubivuye mu gusiga barawiyamuye ibyo ni akazi karumbaza byinshi amatsiko cyane none se ku diaspora y'umuryamanye muri iyi nzu inyubako imeze gutya mu diaspora nk'ubu wavuze muri Canada uba wumva umeze gute wabyakiriye ute ese akikubwira ngo ugiye ko umugabo wanjye wese ubyakira dusobanurire nabyakira se nari kubyanga se yewe wanga ikimari muhaye ko tumenyereye ko uri umuhungu wiyemera cyane udakunda abakobwa utavugisha abakobwa uyu nguyu wamwemeye gute mbaza byinshi oya nabara secreto udusobanurire ko abakurikiye Television TV baragukunda ni abafana bawe benshi baragukunda ngira ngo rero basobanurire kugira ngo babone ikintu rero babonye amakuru yawe y'imvaho ya nyayo dusobanurire wabyakiriye gute kimara kugira umugabo nawe ukamugira umugore narabyakiriye nuko nawe soranye kuba byakira bajya kugira ngo bakubyare uyimbaza byinshi none se muri kintu ko mumaranye hafi ukwezi kose waba waramuteye inda urabishakira iki se kugira ngo tubimenye abyara imana ntabwo abyara umuntu uyimbaza byinshi imana niyo itera inda se abyara imana ntabwo abyara umuntu imana itera inda nyine sobanurire imana idahari se wawugera kuki nta kintu wageraho yumvikana cyane none se ubu ngubu uteganya kuba muzabyara mu gihe kingana iki vuba aha ngaha reka nibarize mu diaspora Liza ndagushimiye cyane by'umwihariko kuko wabashije kumpa umwanya ngo tuganire ku bijyanye n'urukundo rwawe na Isekere Tom. Isekere Tom tumenyere ko ari umugabo wihagararaho cyane udakunda kuvuga n'abakobwa bose ariko kuba waramufatishije wambara ukatubwira ibanga warakoresheje nta rindi banga rihari ni urukundo uri na wa wundi mavanye sudi rwakwiyeho kurwesera ukamuzana ku munini cyane nari gukwiye muri Canada rukuzana mu Rwanda kubera Isekere Tom. None se muziki urateganya kubyara mu gihe kingana iki we na Tom? None umuntu abyara hashize kingana iki? Menyere ko nawe bigutera amatsiko urebe igihe naziye urebe twahuriye nyine kuko nkoranyambaga ziba bihari none wowe ubara amezi niba byabyara 15 cyangwa 10 nta mezi 9 umuntu atwite byabaye twagishe none ko uretse gato baragatoka byara baragatoka byara baragatoka tubwiye ndabyumva pe ararwaye ameze nabi cyane ariko se niki kintu wasangiza abakurikiye iyi nkuru yawe n'umugabo wawe Isekere Tom ko nta kirishe ni wansobanuriye niki kintu wabwira abakurikiye iyi nkuru yawe kuva wava muri Canada hashize ukwezi kurenga iminsi mike cyane nicyo wabwira abantu bakurikiye b'abafana bawe ikintu nababwira byanga byakunda sinzi bareba abantu benshi batandukanye kandi habaho inkundo kandi hari igihe ukunda bakuba ati ngo ntaba sitari ngo bakunda sitari namwikundiye yaransisaga aho nari hose numvaga nishimye kubera we rero gukunda ntabwo ngo ni Imana yabishatse ko njye nawe duhura so rero mwakoze kuba mwaje ariko ararwaye reka maze akabazo k'amatsiko wigize upostinga ifoto ye muri kumwe kuva agenda ngaha mu Rwanda sheri wagati twigera ameze nawe umaze postinga ifoto mazingahe nk'esheshatu ntabwo bajya bavuga nta komantere ujya ubona wenda feedback zizi wawe kuri telefone yawe bavuga wenda ni muremure aragusumba cyangwa se ni mugufi ntacyo ujya wakira nyine ibyo ngibyo ndabibona nkabona bari kwikinira si byose baba bari kwikinira ibyo wavuga byose n'uwanjye ntabwo bajya bavuga ngo umugabo wawe ni mugufiya ngo wumve bavuga bakonta ku kintu runaka kuba babivuga barabivuga ariko se kari uwanjye ntabwo reka mbibonere kuko ni benshi babivuga ariko ntabwo ari kumubwira ngo mbahe umwanya wanjye cyangwa basubize ntabwo ari ngombwa we warakunze tu warakunze kabisa okay rero ikiganiro duhaye urakoze cyane pe reka mbaze na Isekere Tom nawe atubwire agire ubutumwa aha abakunzi bamukurikira kuri Television TV.
ngo neza bite wabwira iki abakunzi bagukurikiye nubwo urwaye kubona nuraza gukira wabwira iki abakunzi bagutegereje bagukurikira kuri Channel TV iyo ikintu wababwira kijyanye n'urukundo rwawe na Liza? okay ntabwo mbizi nyose ntabwo nshaka kuvuga amagambo menshi. Okay ni madamu wanjye kandi mwamubonye namwe mubonye ko asa neza, ni umwana mwiza, ni inshuti cyiza. Mwabonye ko yambonye ndi mu Rwanda ibyo narimo nawe ntabwo yigize atuza, yaraje ariko ko icyamuzanye cyaramuhiriye. Rero ntabyo mutabona, dore nguyu ni madamu wanjye turabana. Okay ashize amezi 2 turi kumwe, ubwo njye nawe byarangiye. Rero nta wundi n'uyu nguyu, ubwo nuko nyine nawe yaje kandi nanjye mubonye mbona atasubira aho ngaho kandi ndamwishimira cyane. Okay njye nawe turi kumwe, ibyanjye nawe njye na Nyagasani kandi nizere ko tuzabana amahoro, umutekano n'urukundo. Urakoze cyane. Liza mwaza kandi amatsiko gatoya ko intanga yo mu Rwanda turinganiza urubyaro, uwo muntu ashobora kuba yemerewe kuba yabyara abana 3. Urumva hagati yawe na Esekiretomu muzabyara nk'abana bangahe nk'umugore n'umugabo? Bibaye byiza bitewe n'ubushobozi umuntu yabyara nka 20. Abana 20 muri Canada mwemerewe kubyara abana 20 yose? Niba ubashoboye kubarera batarajya mu muhanda wabyara. None se abana 20 umufite ubushobozi bwo kubarera we na Esekiretomu cyangwa se urimo yikinira n'abana 20 seconde yamugira abana 20 nawe ngaho? Ubushobozi burahari. Ababonetse nabo twabarera. Ariko ubundi nyirizina wowe wifuza abana bangahe wowe mu babyara? Nyirizina numva nazana abana 20. Ahubwo shire ushaka bangahe? Tuzagere 4. Muzagere 4. Ngo 4 abana 4. Yego wowe nawe ikifuzo cyashira kibaza gute? Ubwo nyine ubwo niba ni nyine nozajya niterera nzakira abana 4. Izazagutera rose uzazakira. Ntayo uzakuramo. Uvakareka hose. Gukuramo inda ntabwo ari byiza, ni ikosa. Bo reka maze akavuga amatsiko rero ndare kumujyana kwa muganga nakomeze nabi arwaye kozo kamatsiko. Bo none Liza urumva ko ari abana 4. Wifuza abana 4 uyu gushira wa yakubyarira mwabyarana abana 4 bose uribuza ko baza ari abahungu, baza ari abakobwa, baza bavanze se mu buhe buryo runaka? Duhingero z'uko wumva abana mwabyara baba bameze. Oye njye sinyamvanga abana uko baba bameze, niba bari abahungu 4 nta kibazo, aba abakobwa 4 nta kibazo, Imana nita. Esekiretomu nari ndimo n'ubundi nkubwirane nkubazanye urarwaye, biragaragara ko urwaye kabisa. Ariko se kuko abo bana 4 wumva mu diaspora amaze cyane gusubira muri Canada yawe, urumva wahita usubira niba wandikaga kuri Ngarama Kirambi ngo diaspora wawe aramutse agize nk'ikibazo kimusubiza muri Canada waguma ahangaha mu nzu ye cyangwa se wakwisubirira iwanyu i Nyamirambo? Mwajyana. Bo reka mubaze rata nawe ugize nk'ikibazo gituma usubira mu kazi muri Canada iwanyu, Esekiretomu wawe mwajyana cyangwa se yasigara mu kazaza ukamusanga? Numva nasiga umugabo se ntabwo namusiga, twajyana. Ubu wariyemeje kabisa pe? Cyane. Wariyemeje kutazamusiga? Cyane rwose. Bo umuntu cyane rero noneho se ubu ngubu Esekiretomu wowe icyifuzo wowe wakwifuza ushere wawe by'ikintu ibintu 3 umusaba wenda runaka by'urukundo 3 bitubwire abafana yawe kuri Channel TV bagiye bakurikirana bumve byari byo kuko bumva basaba ushere wawe by'ingenzi runaka muzima musaba wamusaba 3 wamusaba. ubwo bishaka kuvuga ngo iki? Urabona hari ukuntu shaka kuvuga uti sheri giye ndifuza ko twazasezerana, ndifuza ko wazangurira ibi n'ibi. Ubona ko nubwo waje ejo bundi rwose anako utangiye gucya, anako ufite uri kwisiga ntabwo mu Rwanda cyangwa bikunze, none ibintu wamusaba byiza byagushimisha nk'umurwana na sheri ni ibiki? Ibintu 3. Njyewe ibintu 3 namusaba. Kimwe cya mbere namusaba nuko ariko kimwe yakimoreye. Kimwe ni ikihe? Kimwe ko turanga yaguze inzu. Yaguze ngiye mu guma dusanze. Ibyo cyifuzo cyakimoreye nyuma kimubwira nje nawe turi babiri. Nicyo cya mbere na mbere namusabye. Aramba cyo ntabwo bigoye cyo turarinde kore. Ubwo mu rugo derenga na hano heza cyane. Icyo nakimushimiye ndumva nta n'ikintu nanarenzaho yambaye. Icya kabiri
icya kabiri namusabye no kwemerera ko tugomba kubyarana abana 4 yarabyemeye yarabyemeye ni ibyo ngibyo ikindi cyane namusabye cya mbere sheri ashaka gufata imyera kabiri uwo rukundo bakunze rero Channel TV rurakomeye cyane ahangaha hagati ya Liza na Isekeretomu ubona ko ibintu biri hejuru cyane rwose kabisa ariko ameze nabi ararwaye niba mukubise imvange igize niba yari ibyo byo muri diaspora tamenyereye urabona ko tameze neza cyane Isekeretomu reka mbaze na Liza nawe ibintu bakwifuza nka bitatu kugira ngo mbareke mujye kwa muganga Liza Isekeretomu urumva ni umuntu wagusabye ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi wagiye ubimuha ni ikintu rero wasaba Isekeretomu usaba ibintu 5 abakunzi babo bakurikiye babyumve ibyo wifuza kuri Tom. Oya ngiye ikintu nta kintu namusaba kirenze icyo namusaba cya mbere kandi mpora mubwira kutazajya mu bandi bazaturuka yenda hanze bamukunze icyo kintu musaba pe azaguma ari uwanjye ndumva mu 5 byose gikubiyemo ntabwo nshaka ko azabona abandi bavuye hanze asare oya byo gusara abana bavuye hanze wapi kandi kuri diaspora we urumva yaraguyemo yarishimye neza cyane byatanye ikindi cya kabiri urumva wamusaba icya kabiri ibintu byose mbona nta kibazo urumva nta bintu namusaba birenze kuko ntawe ndi kumunaniza kandi ararwaye amugeze kwa muganga atazakunda kurebera kwa muganga okay reka rero mbifurize amahirwe masa mu rukundo rwanyu bivuye ngo ngewe nimara no kubyara rwose zabageraho ahangaha kabisa pe yasimbizi nimba turutega umumotari nimba za modoka ngeze ihurira hejuru ufite imbaraga z'ibintu bigenze koko ukaba ujyaniye sheri wawe rwose yewe aha bakunzi bacu ba Channel TV ndabakunda cyane nkunda ukuntu mukurikira ibiganiro byacu kandi ntimukureho nkunda ukuntu buri munsi uko twauploadinze ibiganiro byanyu mubasha kubireba neza mwishimye niba rero ukunda Channel TV nkandira hariya hantu niba ukunda inkuru zacu ko zigushimisha nkandira hariya hantu kandi akunzogera ukande kuri like ukande subscribe nubagiza usharinge n'abantu bawe bose dusangire zino video mwebwe mwese ko muri ahangaha mudukurikiye ndabakunda nitwa Kindigiti mwene Kindigiti wa Kindigiti cyangwa se unyite mutope gatopo swingimani naturere alias bye bye.